Aribagiye ko nabyaye umwana kandi ngaba nibutse nyine nukuri umugabo w'itegera waba uzi ko wateye inda uzamura isukari umbirije ubwo ngo muzamure ho ndimbura inde njyewe ngo ribafazo kwigira za masore warabyaye ntabwo ndi umusore nje ndi umugabo umugabo ki ugomeje kunzamura isukari ntabwo umugabo utazi kwita ku mwana we umugabo utazi kugura urukweto rw'umwana we nta n'umwana mfite ndakora ariko mwana wa aho nagutumye kwa papa wawe yakubwiye ngo iki yambwiye ngo njewe ninje munga cyangwa se nje kuzana umugore ego komana niko yakubwiye papa wawe niko yakubwiye niko yambwiye ego komana yanjye papa wawe nzi niko yakubwiye ngo uje munga ngo cyangwa uzana umugore ndahumaniwe nuko papa wawe nzi niwe wabikwibwiriye gutyo mwana wa cyangwa warayobye ndago nabyo niko yambwiye papa wawe niko yakubwiye ngo ujye munga cyangwa uzana umugore niko yambwiye ngo nije munga cyangwa nje kuzana umugore n'ibindi uko yambwiraga ari kuza kundereta nyine bimbwire nanjye mite nkubwira ngo birashoboka cyangwa ntabwo birashoboka nshishire turamutse tubanye twabana mu buhe buryo umugore n'umugabo n'ubu ngubu rero nibyo nshaka kugira ngo tubanemo nubwo bitari byacamo neza ariko menya ko turi kwitegura gukora ubukwe kumva sinzi ukuntu ibyo bintu nyine uri kubicisha hirya no hino nyine bivuga ubitobora bivuge umbwire ngo sheri ngo ngeneye iki ntabwo nibyo kuvuga ngo umwana se none si niba nabitoboye mvuge mu mvugo nyandagazi bivuga nyine umuntu agiye gusaba ikindi arakivuga ubwo nyine ugiye kuvuga ibitari byo sheri guhera uyu munsi niyo tariki nifuza ko nje nawe turyamana tukabyara umwana nuko bimeze tugomba kuryamana tukabyara umwana sheri ngo tugire ute tugomba kuryamana kunjye nta nubwo ndi kubyiyumvisha bungura amatwi neza please niba utabyumva byumve niba ungunda cyangwa se niba utanangunda njagenda nishakira abandi bakobwa hanze barahari njyewe turyamane numva tuzabana mu buryo sheri ibaze noneho hajemo ikintu cyo kubyara umwana none kubyara umwana bindekere kuko nabiteguye bitanarabaho ubwo guca kuntu umeze ni umusore wananirwa kurera umwana nzabyara yewe ukumeze na hano ndi nje fazo ndi umusore wabura ibyo kurera umwana kandi sinzi biri mu mutwe wawe none se igihe natwise uzamfasha imirimo yose gutwita urabizi umuntu yatwitse uzarinda gutwita sindari nakugeza hano mu rugo ubundi akantu ndi kugira ngo wumve ni kuba tumeze nk'ababikoze hanyuma yo kubikora ndahita nguzana hano mu rugo sheri uri mu mico mibi ariko mvi kubyemera ihangane ubundi nuko aba ari ikintu utari wakora biriya bintu ugira ukumbwira aribwo bwa mbere ngiye kubikora nibwo bwa mbere iyo mbamba ariko ndabizi neza birakuryohera sheri ntabwo imana mfite ubwoba ko twaba twicayeho gatoya ko turajyayo mu kazi oya ni ukuri sinzi niba kubyumva tube twicayeho gatoya mbabarira ndakwinginze ni ukuri pe ndakwinginze Mana yanjye umva ibi birarambiranye mwana wa uyu munsi ndamenya urako atari papa wawe cyangwa ari papa wawe tambuka tugende
mperutse nagira mu cyaro kugushakirayo, ngezeyo barambwira ngo warimutse, ngo wageze mu mujyi. Ubwo ndakomeza ndashakisha na hano mu mujyi ndaza, nibwo mpageze kureba usigaye uribera mu binyabazungu. Twebwe mu cyaro rero urabizi nta binyabazungu bibagayo. Numiwe narebye na ziriya modoka ziparitse hariya, numiwe pe. Wumijwe n'iki se ngibyo byose? Numijwe no kubona uri ahantu ngaha. None si iki gipangu kibagamo wenyine? Nje nimba ari uguta umutwe rero nagiye kugushakira iriya mu cyaro ngo ngusaturire agakwi, na hano nimba kari wazana ngaba ndi kugagusaturira. Kareka hano ntawe tugira. Hano duteka ku mbabura kuri gaze, ntabwo ducana ku bya gaze. Nge sinambyumvaga rero, kandi uzi ko na kera hose nagukundaga, nanarumvisha huko shano ukwihangana. Sinzi rero nimba ari ugusaza, no mu mutwe hasigaye ndagira ibintu byinshi, ahubwo nibagiye kukubwira ngo wihangane, narumvishe ngo umuhungu wawe ngo yagize ibyagara. Yarapfuye ariko nta kundi twabigenza. Kuntu yitondaga nta nubwo yari kubaho, ntabwo yari kubaho, yaritondaga cyane, ngaho umuntu aramutumye aragiye, uwo ari we wese yarubahaga ari umwana n'umukuru. Rekeraho kunyibutsa Pastor Kanuma, niba muba muje hano kunzonga, ibyo muje murabikorera iwanyu birangirira iwanyu, ariko ntimuje murabizana mu rugo rwa Pastor Kanuma nubwo yapfuye, ariko n'urugo n'urugo. Oya, uzi ukuntu Pastor Kanuma nanjye namukundaga, kandi nawe naragukundaga. Reka tubiveho, ahubwo si nta kintu naba ndagufasha. Nje ndi kubona ntanarasubira mu cyaro, ubundi naje nje kukugumanya ngo tube turi kumwe, ntube wenyine. Weho bari nanjye mu nzu? Cyo byaba bitwaye wowe, ibyo byibagiwe. Si mukecuru, buriya iyi nzu kubyibamo wenyine ubonaga nta kibazo biguteye? Byantwara iki se ngiye makuru? Oya, n'abagore batagira abagabo zikubasuzugurika. Ngiye makuru atansuzugurwa, uzabaza ari kugira uzansuzugure nagusuzugura. Ariko turi kumwe nagufasha kuja turacunga yino mitungo yawe, tukabumwe. Nge nawe ibyo bisubize iwanyu mu cyaro, nimba ari cyo cyagukuye mu cyaro ubisubizeyo. Ndaga ahanini ari cyo cyahanguye, akoze ko no mu cyaro nazaga tukicara tukaganira, kakugumanya tukaba turi kumwe. Navuze ati rero wakongera kuja kureba amakuru atakamugubanya no muri iyi minsi, kagufasha mbese no mu mirimo, kuko Pastor Kanuma yamaze gupfa. Ngimara kubyumva ndavuga ati ngo ushobora kubura n'umubabaro, kaba nyine turi kumwe nkamukwibagiza. Nabuze kwishyira heza, manzi urebe isapa wambaye, urebe uko wambaye, uzaba mu cyaro nawe wifata nko mu cyaro. Basise mu cyaro mwaje munarahindura basi mukanigira beza. Urabeze mu cyaro kubona amafaranga biba bigoye, kandi nawe makuru atabarambwiraga ngo urankundaga kera, bikuwambwiraga nawe reba n'amafaranga ufite kungurira agasapo, sinone araba ari ibintu bikomeye ra. Hari kera tukiri mu cyaro, naho uno nageze mu mujyi. Uri kunyumva? Ifata urebe iyi nzu ukuntu imeze, uyitegereze neza, nurangiza nawe urebe kusa nayo. Je numiwe. Umiwe nyine? Numiwe ahubwo bino bintu nanjye ugomba kunsirimura rero nkaba umusaza w'umusirimu. Usirimure mu biki? Ibijumbuka binyibagiza. Subira iwanyu mu cyaro se ureka amateshwa uje kujya ibyo bijumba by'iwanyu rongera no kubinyumvisha mu matwi yanjye. Nubwo wenda uri kuvuga guco, nje ntago ari byo nayengamije kukubwira n'ibintu byinshi. Urareba nubwo uri mukuru, ariko ndo wari wacura wanabyara. Erega ntugire ngo ndi hano nje nyine, abuzukuru banje mukanya umuhungu wanjye agiye kubanzanira tubane. Noneho muraba muri hano muri benshi? Tuba turi benshi cyane. Umukazana wanjye agiye kuza abuzukuru n'umuhungu wanjye tubane mw'inzu.
ariko ino nzu nabonye ari nini, no hepfo nabonye hariho izindi, naba mu zo hepfo natwe tukibera muri iyi. abuzukuru banjye baba ukwabo nanjye mu kwanjye. Ntosisi bazaja baza tukabareba, hari ubwo si mu gipangu kimwe ari ubwo turaba tubirukanye ngo baje hirya. Ibuka mbere nubwo byagenze kuranga ashaka kuriya nawe ugashaka, ariko twari tugiye kubana. None ushatse kwifata umugabo wawe ngaho ugize ibyago arapfuye, ngaho Kanuma wawe nawe imfura yawe iragiye, kuri kuba wenyine nta ntabwo ari byiza. Bitekerezeho umbwire. Okay, sawa nta kibazo. Rara mu gitondo, urara ndara ukwanjye nawe urara ukwawe. Mu gitondo ubyuka urataha iwanyu mu cyaro. Si wumva si ko na kera nari guco wambwiraga bikarangira bibaye byo. Ubwo buseka bwanyu nyamafuti simba ukundaga. Ndakubwiye ngo urara ukwawe nanjye ndara ukwanjye. Mu gitondo ubyuka uraje he? Nta kibazo. Iwanyu. Ngo ndarara ukwanje nawe urarara ukwawe, ariko turahurira mu nzozi. Asikiwe. Kundi kumva uri kumbwira amatweshwa gusa asikiwe. Urambwiye ngo ninze? Urana arabimbye ni kuri yavugaga ndamuzi. Mama, umaze kumera neza rero. Kanuma agendeye urupfugo byakugoye kubyakira, ariko ubu ngubu umaze kubyakira ndabona umaze gusobanuka. Sobanuka. Nese uri kugira binkawe hagira ngo urya amashashi. Mama nda amashashi njye ariko. Ariko ibijya byose babihomesheje inzu byanasaguka. Ubwo ntaje ibijyo bikomeye. Nese ubwo ndakubeshye nkubwije ukuri. Okay, nta kibazo ibyo tubyihorere, ari ikintu nyamukuru nayo nshaka kukubwira. Kimbwire numve nteze yo. Bugiye nzigenda va hano bwije. Nagera mu nzira ngabona biri kungora. Hari n'igihe nazata ugasanga bandeye amabuye. Hari ikintu nari gutekereza. Ndakundu wamfasha ngazana umuryango wanje hano mu rugo. Shobora tukibanira n'ubundi ngaje ndakwitaho turi kumwe. Ariko kano nakaga. Aka kanya Pastor Kanuma apfuye. Utangiye kwigabanya imitungo ye nguzanwemo umuryango wawe ngo mubane hano. Mama, sorry, ntago ari byo nshaka. Nje nshaka kugufasha mu buryo bwose bwumvikana. Niba ari amazi ukayabonera ku gihe, niba ari ibyo guhaha ngabikuzanira ku gihe. Ibi bintu urabona uzabivamo kuva ndiriya ngongera ngaza hano, ngongera ngataha, ibwo urabona ibyo bintu nazabivamo. Mfasha nk'umubyeyi, nje nzane madamu n'abana tube hano. Urabona iki gipangu ni kinini? Ni kinini birumvikana, ariko nta kundu waza ngo nshiremo umutwe nguzane n'umuryango, umugore, abana nawe mu gipangu cya Kanuma. Ngiza amahigwe umukazana wari warampagamye aragiye nguje kuzana uwawe. Mama, je hari ikintu nakimye mpandi gutekereza. Kuva uriya mugore namuzana nkamukwereka ukamushima, hari ikintu kibi yari yigera gukorera. Kumve ko ari wowe wanamushimye nganemera ngamuzana. Nicatumye muzana ni wowe. Uzi ngo uyu mwana ari kumuzana. Nabwirwa n'iki sikadafite imiterere nk'iya Denise. Mama, mugore wanje kateraga amashaba ateraga umwaka umwe Denise. Uriya mugore avuka mu muryango gw'abanyamashaba gusa. Niyo kugurishije imbuto irera. Cyo nico kimenye nakubwira ko ari myiza. Ntawubona ibye ko ari bibi. Mama, wikwiriga umuharabi kuri uriya mugore ni myiza. Yego. Kandi nanje nakubera mu uzabimbanira nk'umuhungu wawe. Mwana wa ibyo kubana n'abakazana mu rugo rwa Pastor Kanuma ntabwo mbishaka, narabihaza bingeza. Mama, sinzi impamvu utari wiyumvisha yuko abantu bose atari bamwe. Kuba Denise yaraguhemukiye nk'umukazana wawe ntabwo bivuze ngo nturazaguhemukira. Ikintu ca mbere nshaka ni kimwe,
uriya mugore naramuka ageze hano nabo ari abana banje hari byinshi bazagufasha, urugero nko kukumesera ndetse no kukugira ku muhanda kuja kugura ibyo ukeneye. Reba akavuyo uramwirukanye nk'umukozi wawe, none uraba hano ubanye nande? Mama, ndukeneye kubaho utujije? ndabikeneye cyane. Niba ukeneye rero gira icyo utekereza ko icyo ngicyo unsubiza, kuko nanje aho bigereye umaze kurambirwa, mva hano njiriye mviriya ngaruka hano, ubwo urumva ibyo bintu igihe kitazagera n'abantu bakandagira mu nzira. Bitekerezeho. Icyo cyo nicyo pe, kubona n'utwuzukuru twanjye turi kunkinira uruhande nkadutuma tukagenda, nabyo byaba ari byiza cyane. Mama, ikintu ngukundira ni ikintu kimwe, nuko ngugezaho ibitekerezo byanje byiza ukabyakira vuba, niyo mpamvu nzarinda gupfa undi ku mutima, niwo mubyeyi naringuye. Okay, sawa nta ribi, bazana. Kambikore vuba vuba nyaruke mbazane, ubwo ibindi turabivuga ngeze hano. Sawa nta ribi. Sawa. Denise rero byarangoye kugira amenye aho muri, byarambabaje kuba barabirukanye mu iranzu, ariko ndakundi byarangoye kugira ntazungurutse ahantu hose mbashakisha ndababura. Si ubundi hano ko ari heza Deni, aha hantu mupfana iki? Ni gute mwageze hano? Rero Nzabimana, nabonye ibibazo bikomeje kutugwirira, ndavuga ati n'ubundi katuze ko umusheri wanje wa kera twakundanaga wenda niho twabonera amahoro. Aha ni ku musheri wawe wa kera? None se uwo musheri aba hano? Abaga Aha hano, niwe ni iwabo? hano ni iwe. Aha niwe? Aha niwe nanjye nabonye ahangejeje. Ntabwo wari uhazi nawe? Shaho mureke ibi bintu by'ubwana, kugira inzu nziza udafite amahoro ndaco bimaze. None se n'aha nta mahoro ugira? Nangwa na hano cyo koza hatandukanye n'ahandi. Aha nta kibazo, ibyo kurya murabibona? Turabibonaga nta kibazo. Aya. Narimo kuganira. Amakuru yanyu nanone. Neza. Gusa ndabona Denise rero murasa n'abanyihanganira ugatoya. Bibaye ngombwa ko wampamagara ku kazi kitaraganya. Ubwo rero ikintu nagusaba Denise, hano mwisange nko mu rugo, aha ni iwanyu, mushiki wanyu ntawe uhari, burya amaze n'igihe gito arangije amashuri ariko agiye kwimenyereza akazi. Ubwo rero umva ko hano ntawe uhari, ntawe Denise ni wowe mukuru kuri aba musaza wawe n'uyu mugenzi wanyu uko mwabimbwiye. Aha nta wundi muntu ngiye gusigira urugo. Sinagwaye imfunguzo. Impamvu nagwaye imfunguzo rero nuko nkwizeye. Urabizi hano nta mugore mfite. Uru rugo rero umere nk'urukontorora nka nyirarwo. Igihe cyose nagarukira nizeye ko nta kibazo cyaba muri ubu. Nta kwishisha ahangaha, mwumve mwisanzuye, nta cyuma nasize mfunze. Ibindi byose
byo gutekereza no guhangayika kubyikuremo. Igihe icyo cyo cyose icyo muzakenera muzampamagare kuri telefone. Urabona ko ntacyo mbuze, mfite buri kimwe cyose. Icyo wakenera kuri Pastor Kanuma cyose ndagifite, ntabwo wakibura kuri njye, ndetse ubu ngubu mfite n'ibirenze. Reka nkubwire ngo umere nk'utangiye umunezero wawe, wibagize agahinda kose. Rero ubu mu kanya ngiye kugenda nko mu minota 30, ndibuze ko mpagurutse ngiye. Ndagira ngo rero ngire utwo ntunganya dukeya, ahubwo mu kanya ugenda kuza kumerekeza, sibyo? Okay, mwe muganire kandi mwisanzure. yemwe abana, ariko abaha bagiye he? Ariko wasohotse mw'iyo nzu, ese tuvuge ko nta bantu bariyo cyangwa ubwo baba bagiye? bari kwihisha. Nasohoke rero, nasohoke mwayiriya nzu. Ko mana yanjye, sinzi nimba Fazo ndamubona. Fazo sohoka, Fazo, ko mana yanjye, si uyu mugabo ndamubona cyangwa ndikumva Fazo ngo yagiye kwikingiranya nta no kureba umuntu ngo baza kureba n'umuntu uri kusakuza hanze. Ubu Fazo mwana wa, ubu ubwo nakubyaye ndi kureba he koko? ako mana nje urukundeganya none se ibyo ndabizi. Uzi kuntu kiri kunereta, kuntu yazaga ari kumbwira utugambo twiza ngo ndagakobwa keza ngo mvito n'utunyashi, ariko none reba ibintu kinkoreye mana yanjye. Ariko sinzi nimba nabo nubwo nabona ibintu byo kuvuga. Ahangara nyangira umwana nta nubwo bishoboka. Fazo sohoka mw'iyo nzu, mbare kabiri wasohotse mw'iyo nzu. none si mwaje kureba Fazo hano ka atabaga ko twahaguze? Nise wewe utevuye? Twarahaguze, Fazo yaragiye. Nose wewe uri Fazo? Fazo kari wande uri Fazo? none si hano twarahaguze ngende wakayove hano Fazo yaragiye. Fazo yagize ute? Yaragiye. Ngo yaragurishije? Twarayiguze yaragiye, hano nari kwa Fazo. Fazo ngo yaragurishije inzu? Yaragiye. Ngo Fazo ngo yagurishije, ngo none si Fazo yagurishije aje he? Nsobanurira neza. Yaragiye ajya mu mazu yo kwa mukuru wabo. Mukuru wabo si wahe? Nyine nsobanurira neza, mukuru wabo si ibyo ndabikubashije. Twaraje tugeze muno turayigura, arangije ahita aheka ibye ajya mu mukuru wabo. Hehe nyine? Yagiye mu mujyi kubana na nyina mu mazu ya mukuru wabo. Mu mujyi? Ngo yagiye he? Yagiye mu mujyi kubana na nyina mu mazu ya mukuru wabo. Mwana wa ije imbere tugende. Ndakubonye ngombwira rero. Hajya ngo uvugaga ngo ukira. Umva uyu munsi ngiye Nyirabuhene
turareba nawe umva nyine genda gakeya ngo ngende gakuru kubona ndi kugenda cyane mbabarira musobanurire genda gakeya reka nkubwire wa mbwa azaje atera inda cyangwa wagize ngo wayiteye igiti none se nakubwiye ko niyanze kurera umwana ikindi wamuhaye ni iki iswa yakubwiye ngo ukiyemwa naje kumusaba amafaranga y'ishuri arambwira ngo uyu arazana umugore nkana ntiramubwiye ngo azazashikira ku wa gatatu umva uyu munsi turareba naho nje nawe mbabarira umva ukumvugisha gahoro kubera iki weho fazo weho ariko ndagoze ko nazanye undi mugore wawe ibyo biramureba kutita ku mwana niba uje gushikira ibikoresho by'umwana mbabarira ndabiguhereza kuvuge gahoro reba uyu mwana ukundangana umuntu ufite ubwenge utekereza cyangwa ubwenge bwawe ugenda kubwicaye ikibazo cyane kamere y'uri kubivugamo uvuze witonze ntakundi ikibazo cyane ntukanyitondeshe igihe narereye uno mwana kirahagije urukumva ngo wazanye ngo za magore ngo ibiki n'ibiki kumuzana kwawe ntabwo bindeba niba naribagiye ko nabyaye umwana kandi ngaba nibutse nyine ni ukuri umugabo w'itegera waba uzi ko wateye inda uzamura isukari umirije ubwoko ngo uzamure ho ndimbura inde njyewe ngo ribafazo kwigira za masore warabyaye ntabwo ndi umusore nje ndi umugabo umugabo ki ugomeje kunzamura isukari ntabwo umugabo utazi kwita ku mwana we umugabo utazi kugura urukweto rw'umwana we nta n'umwana mfite ndakora